turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Murasuhuzwa na Misiyoneri Cyiza Benjamin. Nkuko bisanzwe twakomeje n'amasomo yacu ya Bibiliya. Uyu munsi noneho tukaba tugeze ku ncamake y'igitabo cya Samweli cya kabiri. Muri kumwe na Misiyoneri Cyiza Benjamin guturuka muri VPMSPAS. Utarabonye incamake y'igitabo cya mbere cya Samweli, twakubwira ngo ni igitabo kivuga kuvuka kwa Samweli ni umurimo wa Samweli, ariko kikibanda nanone ku ngoma y'umwami wa mbere w'Abisiraheli ari we witwa Sauli. Kuri uyu munsi rero turashaka nanone kwinjira nyirizina mu ncamake y'iki gitabo cya kabiri cya Samweli. Tubabwira ngo impamvu twashyizeho aya masomo nuko tuzi neza yuko abakristo benshi baba bashaka gusoma Bibiliya no kugiraho ubumenyi, ariko wenda bakabura uburyo cyangwa se bakabura guidance. Ntabwo byoroshye guhita winjira muri Bibiliya gutyo ngo uyumve cyangwa se ngo urusheho kugenda uyisobanukirwa utafite guidance. Noneho rero twabahitiyemo amasomo y'ibanze ariyo ncamake kuri buri gitabo. Imana ibaha umugisha. Nanone igitabo cya kabiri cya Samweli twacyita igitabo cy'ingoma ya Dawidi, ubwami bwa Dawidi. Nubwo Dawidi yahoze mu ruzerero rwo mu butayu arwanywa na Sauli, ariko Sauli yageze aho arapfa n'umuhungu we Yonatani, ndetse Dawidi biramubabaza cyane, abaririmbira indirimbo iteye agahinda, agaragaza agahinda, aravuga ngo nteye agahinda mwene data Yonatani, wankunze urukundo ndutira abayuda, urukundo wankunze rwari rutangaje, rwarutaga urukundo rw'abagore. Ndetse rwose aravuga ati yemwe bantu mutuye ku musozi Gilibowa aho Sauli yapfiriye, abakobwa baho mureke kuririmba, mureke kwishima, mureke kunezerwa kuko intwari ziguye kuri uwo musozi. Ibyo nabyo byagaragazaga umutima w'urukundo Dawidi yari afite. Dawidi yakundaga n'abamwanga, we rwose yari afite umutima umeze nk'uko Imana yashakaga. Imana rero yaje kugirana na Dawidi isezerano, ari wo murongo twafashe ngo tukawugira topic ya kino gitabo. Imana yaramubwiye ngo inzu n'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose, kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka ryose. Igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 7 umurongo wa 14. Kuki Imana yamuhaye isezerano rikomeye gutya? Turaza kubimenya. Nkuko twabibabwiye, igitabo cya kabiri cya Samweli ni igitabo cy'ingoma ya Dawidi. Nimba ushaka kumenya ibyabaye ku ngoma ya Dawidi utigize ujya kure, jya mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Uyu mugabo ntago yari asanzwe. Dawidi, umwami wa kabiri w'Abisiraheli, ni umuntu wa 14 cyangwa ni igisekuru cya 14 uvuye kuri Aburahamu. Kuko Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka akabyara Yakobo, Yakobo akabyara Yuda, Yuda akabyara Peresi, Peresi akabyara Hesironi, Hesironi akabyara Ramu, Ramu akabyara Aminadabu, Aminadabu akabyara Salumoni, Salumoni akabyara Nahashoni, Nahashoni akabyara Bowazi, Bowazi akabyara Obedi, Obedi akabyara Yesayi, Yesayi akabyara umwami Dawidi. Uwa 14 tuvuye kuri Aburahamu. Birashaka kuvuga yuko Dawidi yari we mwami w'Uwiteka, ni umwami ugendeye mu gisekuru Imana yavuze ko kizajya gitanga abana. Ese uyu mwami we yitwaye neza mu maso y'Uwiteka? Ubushize twabonye amakosa akomeye Sauli yakoze yatumye Uwiteka mureka, abura ibyiringiro, abura n'ubufasha buva mu ijuru, kugeza ubwo yagiye no kuraguza ku bapfumu, kandi ari we wari warabatsembyeho kubw'ishyaka ry'Uwiteka. Inkuru za Dawidi abantu benshi barazikunda. Inkuru y'umushumba wabaye umwami
ni nko kuvuga inkuru y'umuntu wari uciriritse ari ku cyavu uyu munsi akaba yicaranye n'ibikomangoma. Ni nko kuvuga inkuru y'umuperezida ukomoka mu gihugu cya Kenya mu rugo n'umuryango biciriritse bikarangira ayoboye Amerika, Barack Obama. Iyi nkuru yo kuva hasi ukajya hejuru ikunda kugaragara mu mikoranire n'Imana, umuntu utaruzwi ugacya yamenyekanye ndetse yageze hejuru. Ni inkuru y'igitangaza mu maso y'abantu, bigaragara ko Imana nta hantu itakura umuntu, nta naho itamugeza. Nyuma y'uruzerero rwo mu butayu, Dawidi yabaye umwami ayobora imyaka 40 yose. Iki gitabo cyanditswe nande? Bamwe baravuga ngo ni Samweli, nyamara si Samweli. Icyakora cyanditswe ahagana muri 960 mbere ya Yesu Kristo. Ubundi igitabo cya kabiri cya Samweli uwacyanditse ntazwi kuko ntiyaba ari Samweli. Murabizi ko Samweli yapfuye mu gitabo cya mbere cya Samweli. Dukeka ko gishobora kuba cyaranditswe na Natani cyangwa umuhanuzi Gadi. Impamvu kino gitabo cyanditswe: iki gitabo kibanda ku bikorwa bya Dawidi ndetse kikagaragaza isezerano Imana yagiranye na Dawidi. Inshamake y'igitabo cya Samweli cya kabiri. Igitabo cya Samweli cya kabiri cyagabanywamo ibice bibiri binini. Igice cya mbere, ubuzima bwa Dawidi. Ubwo ni ukuva ku gice cya mbere nyine kugera ku gice cya 10. Ibyago bya Dawidi kuva ku gice cya 11 kugeza ku cya 22. Iki gitabo gitangira Dawidi yumvise inkuru y'urupfu rwa Sauli na Yonatani, ashyiraho igihe cyo kubaborogera kandi nawe ubwe aririmba indirimbo y'umuborogo. Iyo ndirimbo itangirana na kino gitabo, yongera kuboneka mu kindi gitabo cya Yashari. Dawidi yahinduye umurwa mukuru awukura i Heburoni awujyana i Yerusalemu, nyuma azana isanduku y'isezerano. Aho ni igice cya 5 kugeza ku cya 6. Dawidi yateguye kubaka urusengero i Yerusalemu, ndetse ibyo byanejeje Uwiteka Imana, agirana nawe isezerano. Iryo sezerano naryo twaricamo ibice bibiri. Ingoma ya Dawidi izahoraho iteka ryose. Imana ntizakura impuhwe n'imbabazi zayo ku nzu ya Dawidi. Ayo ni amasezerano Imana yagiranye na Dawidi. Dawidi yayoboye Abisiraheli ku nsinzi ku banzi benshi bari babagose, kandi yagaragarije neza umuryango wa Yonatani ubwo yazanaga Mefibosheti, umuhungu wa Yonatani wari uremaye ibirenge. Ibyaha bya Dawidi n'ibihano byabyo. Nubwo bimeze bityo, Dawidi nawe yakoze ibyaha. Dawidi yararikiye umugore mwiza witwaga Betisheba, kandi asambana nawe ndetse yica Uriya umugabo we, nk'uko tubisoma mu gice cya 11. Ariko ubwo umuhanuzi Natani yabwiraga Dawidi iby'icyaha cye, Dawidi aca bugufi arihana, kandi Imana kubw'impuhwe zayo iramubabarira. Ariko ibwira Dawidi ko inkota ije mu muryango we. Mbese inkota yaje mu muryango we koko? Nta kabuza, inkota ntizava mu rugo rwawe. Amunoni yasambanyije ku ngufu mushiki we muto Tamari, bituma Abusalomu yica Amunoni amuhoye ibyo yagiriye mushiki we, maze ahungira i Yerusalemu ngo yirinde umujinya wa se. Yasohotse muri Yerusalemu aragenda. Nyuma Abusalomu yashatse gukura se ku ngoma, kandi bamwe mu bakoranaga na Dawidi bamutiza amaboko, ndetse icyo gitero cyasohoye Dawidi muri Yerusalemu. Abusalomu aba nk'uwimye agahe gato, barwana nawe mu gitero kimwe, maze Abusalomu akigwamo yishwe n'umugaba w'ingabo za Dawidi, Yowabu. Maze Dawidi aramuririra kuko atifuzaga ko yapfa.
Dawidi yari afite umutima umeze nk'uko Uwiteka ashaka. Nubwo umuhungu we yashakaga kumukorera kudeta kugeza ubwo amukura mu murwa mukuru w'igihugu Yerusalemu, Dawidi n'abantu be bagasohoka muri Yerusalemu, ariko ubwo yapfaga yaramuririye ngo kuko atifuzaga ko yapfa. Igitabo gisozwa batubwira iby'inzara yateye mu gihugu, batugaragariza indirimbo ya Dawidi n'uburyo Dawidi yabaza abantu atabajije Uwiteka bimuteza ibyago. Abantu benshi baribaza bati, mbese kubara abantu ni icyaha kuri Dawidi? Twashatse impamvu zishobora gutuma byarabaye icyaha kuri Dawidi kubara abantu b'Uwiteka. Icya mbere, yabaza abagabo bari munsi y'imyaka 20 bo kurwana, kandi byari bibujijwe mu mategeko y'Imana. Icya kabiri, ibarura ntabwo ryategetswe n'Imana. Icya gatatu, Dawidi yari agiye gukoresha imibare yari buve mu ibarura ku by'imisoro. Icya kane, ahari ntiyizeye amasezerano y'Imana, cyangwa Imana yabonye yuko atizeye amasezerano yayo, yuko abakori buzakomoke kuri Aburahamu bari kuzaba batabarika. Icya gatanu, Dawidi yerekanaga ubwibone bw'umutima we mu kwiringira umubare n'imbaraga z'ingabo ze aho kwiringira Imana. Izi ni zimwe mu mpamvu zatumye Imana ibaraho Dawidi icyaha cyo kubara abantu. Ibyo twakwigira mu gitabo: umuntu wese ashobora kugwa, yewe n'umuntu ukomeye nka Dawidi wakurikiraga Imana n'umutima we wose, kandi wahawe umugisha n'Imana. Icyaha cya Dawidi na Batisheba gikwiye kutubera kabarore ngo turinde imitima yacu, amaso yacu n'ibitekerezo byacu. Ubwibone duterwa no gukura mu buryo bw'umwuka, yewe n'ubunararibonye dufite cyangwa tuvuga ko dufite mu guhangana n'ibitekerezo, niyo ntambwe ya mbere ishobora gutuma tugwa. Abakorinto ba mbere igice cya 10:12. Mwibuke ko mu ntege nke zacu arimo iza Kristo zigaragarira, kandi umuntu niyibwira yuko hari icyo azi, aba ari ntacyo arakamenya ugereranyije n'ibyo yari akwiye kumenya. Amavuta ufite, aho Imana ikugejeje, uburyo wazamutse, ntibikuraho ko wagwa, ntibikuraho ko wasubira inyuma, ntibikuraho ko wagwa mu mitego. Niyo mpamvu dukwiriye kurinda imitima yacu n'ubwenge bwacu n'ibitekerezo byacu kugira ngo tubirindire kubaha Imana. Dawidi yapfuye ashaje, amaze kwihanangiriza umuhungu we Salomo, kandi amumurikiye ibizuba ku rusengero. Ibyerekanaga ibizaba. Yesu Kristo ubwe agaragara mu gitabo cya 2 cya Samweli mu buryo bukurikira. Isezerano rya Dawidi nk'uko riri mu gitabo cya 2 cya Samweli ibice 7:16 havuga yuko ingoma izahoraho iteka ryose. Amagambo asa n'aya marayika yongeye kuyavuga abwira Mariya iby'umwana wagombaga kuzavuka, yuko ingoma ye izahoraho iteka ryose. Icya kabiri, Yesu agaragara mu ndirimbo Dawidi yaririmbye agiye gupfa. Yaririmbaga urutare rwe, ubuhungiro bwe n'umukiza we. Yesu niwe rutare rwacu, nk'uko tubisoma mu rwa mbere rw'Abakorinto ibice 10:4, urwa mbere rwa Petero ibice 2:7 kugeza ku wa 9. Yesu ni umucunguzi w'Abisiraheli. Abaroma igice cya 11:25 kugeza ku wa 27. Niwe bwihisho bwacu, nk'uko tubisoma Abaheburayo ibice 6:18. Ni umucunguzi wacu, nk'uko tubisoma muri Luka ibice 2:11, cyangwa se urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 10. Umusozo. Iki gitabo nk'uko twabibonye kivuga ku ngoma ya Dawidi gusa. Muri iki gitabo twibonera uko Dawidi yagendanye n'Imana, ariko akaza kugwa mu byaha ndetse byamukururiye akaga. Nyamara yaranzwe no kwihana. Imana ihamya ko yari afite umutima nk'uwishaka. Mbese umwami wa gatatu bizagenda gute? Turakurarika
mu ncamake y'igitabo cya mbere cy'abami, umwami Salomo ari we wa gatatu w'ubwami bwunze ubumwe bw'Abisiraheli. Ntuzacikwe, Imana iguha umugisha. Nimba utarakora subscribe kuri channel yacu, ntugende udakoze subscribe. Bitwereka ko mudukurikiye kandi ko umurimo dukora ubafitiye umumaro. Imana ibaha umugisha, naho ubutaha.